Yes, nongeye kugusuzumwa ikaze ikomeje gukurikira ni Erikson Info nawongera kuva ku microphone ndi Erikson. Yes, welcome. Ese waba warigize ubona agafoto nk'aka ngaka akangati kandi kukwereka gakoresheje ikaramu, igishushanyo cy'ikaramu, haba ari ahantu wigize ukabona warangiza nawe ukumva wafata ifoto yawe ukayihereza igishushanyo cy'ikaramu cyangwa se kagaragara nkaho yashushanyishijwe intoki. Niba gafoto nk'aka ndi kukwereka warigeze wifuza ko wagatunga, uyu ni wo mwanya kugira ngo nkwereke uburyo wakikorera akawe cyangwa se ugakoresha ifoto yari yose muzo ufite warangiza ukayihereza igishushanyo cy'ikaramu. Birakorwa bite rero? Uyu munsi Erikson Info nicyo kiganiro twaguteguriye, ngiye ugiye kukikugezaho ndi Erikson, ariko reka nkwibutse yuko aho hasi hari ijambo subscribe, niba utararikora wakora kuri subscribe ukibuka comment kuri iki kiganiro. Niba byakunze ukaza ukatubwira uti byakunze, ndagira ngo ubwire ko ari uburyo bworoshye cyane. Ugiye kumpa iminota yawe 5 maze nkwereka akantu ku kandi uburyo uri buze kwifatira ifoto yawe warangiza ukayigira igishushanyo kigaragara nka hari igishushanyo cy'intoki. Birakorwa gute? Ndagira ngo nkibutse yuko hari comment ipininze aho hasi, ntago ari ya WhatsApp group nkuko bisanzwe, ahubwo ni amagambo ari buze kugufasha gukora ifoto nk'ingiyi ndimo ndakwereka hano muri tableau. Ndagira ngo rero uze kwifashisha ayo magambo urayakorera paste, ndabigusobanurira mu kiganiro, ariko ayo magambo urayasanga hasi muri comment, uraza ukoreho uyasangemo yakorere copy, niyo uri buze kwifashisha kora ifoto nk'izo ndi kukwereka z'igishushanyo cy'ikaramu. Reka nizere yuko tugiye kujyana akantu ko kandi channel ni Erikson Info, naho ngiye ugiye kukugezaho iki kiganiro ndi Erikson. Reka nizere ko ikiganiro ubona ari ingenzi cyangwa uzi undi ugikenera ayo mafoto ameza atyo, uri buze kumukorera partage cyangwa se share, nawe ikiganiro kikaza kumugeraho. Ngende Erikson, reka nizere ko tugiye kujyana akantu ku kandi, nibiza gukunda ndagutegereje muri comment umbwira uti byakunze. Niba wagize ikibazo nimero yanjye nayipininze hano ku kiganiro, twajya muri group tukagufasha cyangwa se tukagufasha mu bundi buryo ndetse n'ubundi buryo butandukanye kuri channel cyangwa se ibindi bijya kugezaho. Reka nizere ko tugiye kubona akantu ku kandi, reka tugenda akantu ku kandi. Welcome. Yes. Yes, nongeye kugusuzumwa ikaze ikomeje gukurikira ni Erikson Info, nongeye ukiri kuri microphone ndi Erikson. Yes. Reka nongere nkuhe ikaze ubundi nkwereke uburyo tugiye kugenda akantu ku kandi tukaza kwikorera ifoto dushaka neza tukayigira igishushanyo twifuza. Ikintu cya mbere ugomba kuba ufite ifoto yawe wateganyije, ugomba kuba ufite ifoto wateganyije uri buze gukoresha. Ngiye ifoto ndi buze gukoresha, ndaza gukoresha iyi ngiyi. Yes, iyi ngiyi niyo ndi buze gukoresha. Ikindi niba wamaze guhitamo ifoto uri buze gukoresha, urasabwa application yitwa, turazana muri Play Store ushake application kitwa Gemini like this. Gutya urazandikemo gutya Gemini, gutya nurangiza ukore search, baraza kukakuzanira na application kari mu kantu kameze nk'inyenyeri kanditse kitwa Google Gemini. Nawe utaraka downloadinga hano hirya ahangaha hari open, ngewe barakubwira download, umaze ka downloadinge. Niba waka downloadinze kamaze kugera muri telefone yawe, niba birangiye reka nkwereke ahandi tugiye kunyura kugira ngo tuze kwikorera ifoto yacu. Gemini na application ka Google ariko katagoranye, cyangwa se AI ya Google ariko itagoranye. Reka nkwereke rero, turaza muri Gemini yacu aho iri yamaze kujya, ukore hano uyigemo, nta bindi iri buze kugusaba, ntago igoranye rwose. Yes, Gemini rero ni iyi ngiyi, igira uburyo bwinshi, ushobora kuba wayibaza amagambo, ariko twebwe tugiye mu byitwa nano banana cyangwa se gucreate ifoto. Niba wamaze kugeramo rero, muri comment hasi ubwo kuri iki kiganiro aho ngeze, wowe uraza kujya muri comment, ndapiningaho link na amagambo ndi bupininge ya mbere ari bubabanza, uri buze uyakorere paste maze uyizane muri iyi Gemini. Reka mbisubiremo, nkoze ikiganiro ariko aho uri buze gukura amagambo cyangwa se prompt, ikitwa prompt uri buze gushyira muri iyi Gemini
ikaza kuguha ifoto yawe iri mu buryo bw'igishushanyo, uraza kunyura muri comment section yanjye aho ndibuze kubipininga, uwo uragenda uhakorere copy uhita ubizana hano upestingire muri Gemini. Biraza kugenda bite? Reka nkwereka ayo magambo. Uraza hano, ubwo ngiye kuyakuraho nayabitse, ariko wowe uraza gukoresha ayo napininze muri comment section. Uraza kuri ayo magambo ukandeho n'urutoki utinzeho, nurangiza ujya handitse copy uyakopiye, nk'ubu nkanjye nkoze copy hano. Ubwo rero nayo numara kuyakopiya uragaruka muri ya Gemini yawe hano, uraza muri Gemini wandike hano handitse ask Gemini hano, ukandeho utinzeho, bahite baguha ijambo paste. Numara kubona ijambo paste uhita uyikoraho, ya magambo yose ukuye hahandi nakubwiye muri comment section ndibe napininze arahita aza muri Gemini. Ntago birangiye rero, ako nakambere urahita ugaruka handi wahisemo uri buze gukura ifoto. Hahandi uri buze gukura ifoto, dore ifoto dore ngiyi, ifoto dore ngiyi. Ubwo bivuze ngo niba wayiteguye uraza hano ujye muri Gemini, ujye kuri aka kantu kagasaraba kano ko guteranya, ugakandeho. Numara kugakandaho barakubaza gufotora ifoto ako kanya, uhita uyishyira muri Gemini, ariko ntago zikunda kuba nziza, ahubwo twese twikoreshereza buno buryo bwo gallery, bwo kujya muri gallery tugahitamo amwe mu mafoto twafashe. Ifoto rero ngende bukoreshe dore ngiyi iri hafi, iyi ngiyi ndahita nyikoraho. Nimara kuyikoraho gutya uyibone haje akantu k'agatike, nimara kuyikoraho njye hano kuri done. Ahangaha ko mbisoje ifoto, ubwo namaze kuyishyiramo na ya magambo yamaze kujyamo, nta kindi kiba gisigaye. Rero ubu ifoto yacu tugiye kuyikora ize mu buryo bw'igishushanyo, ishushanyishije ikaramu nka kwa kundi ujye uzibona. Urahita ukora send kuri aka kantu ko kohereza. Numara kohereza rero uraza gutegereza. Ifoto yacu ifite condition yuko iri buze ishushanyishije ikaramu y'ubururu, ndetse n'izindi condition ziri muri ariya magambo nakorohereje kugira ngo uze kuyakoresha. Utegereze, ubu Gemini irimo generating ifoto. Yes, dore ngiyi rero ifoto yacu yamaze kuboneka tayari. Dore ngiyi ifoto, dore iyo twayihaye niyo yo hejuru, igishushanyo cyayo ishushanyije n'ikaramu, dore ngiyo. Uburyo rero bwo kuyibika ukaba wayishyira muri gallery, uraza hano kuri aka kantu ka save hano ugakandeho. Numara kugakandaho ubwo ifoto ubu gutya downloading size full, ifoto yamaze gufunguka. Reka tujye rero aho dusanzwe dukura amafoto muri gallery, aho dukura amafoto. Yes, muri gallery rero dore ngiyi ya foto yacu. Nguko rero uko wakikorera ifoto y'igishushanyo by'umwihariko gishanyije ikaramu. Reka nizere ko wabikoze. Niba wabikoze duhure muri comment ugaruka utubwira uti byakunze, kandi niba bitakunze uze kutubaza kugira ngo tubashe kukwereka uko wabigenza. Yes, nge na Erikson, channel yo ni Erikson Info. Reka nizere ko wamaze kuyikora subscribe. Ibyiza n'ibitangaza byo nakagaruka naho butaha. Ciao.